Ibuka Yokeredi niwe nyina wa Mose, yamureze mu myaka 12 gusa. Banajyanwa kwa Farao basenga ibigirwamana, we ntiyaretse gusenga Imana ye. N'umwigisha azabimenya, n'umutoza azabikora, mumenyereze n'ukuri azagutunganirira, n'umucaza azabireka, n'umuhana azagukunda, musengere cyane umwuka azagufasha. N'umwigisha azabimenya, n'umutoza azabikora, mumenyereze n'ukuri azagutunganirira, n'umucaza azabireka, n'umuhana azagukunda, musengere cyane umwuka azagufasha. Naturi umutegetsi wo mu rugo iwawe, ushyira amategeko ngo bayakurikize, cyangwa se umuyobozi baje bakureberaho amaso mu nyigisho yawe utanga. Naturi umutegetsi wo mu rugo iwawe, ushyira amategeko ngo bayakurikize, cyangwa se umuyobozi baje bakureberaho amaso mu nyigisho yawe utanga. N'umwigisha azabimenya, n'umutoza azabikora, mumenyereze n'ukuri azagutunganirira, n'umucaza azabireka, n'umuhana azagukunda, musengere cyane umwuka azagufasha. N'umwigisha azabimenya, n'umutoza azabikora, mumenyereze n'ukuri azagutunganirira, n'umucaza azabireka, n'umuhana azagukunda, musengere cyane umwuka azagufasha. Hano uwo mwana wawe ukukimwiringiye, kandi nutabikora afite abigisha benshi, bazagusubya kubyigwa, bazatege kucecetse, hano ukukimwiringiye. Hano uwo mwana wawe ukukimwiringiye, kandi nutabikora afite abigisha benshi, bazagusubya kubyigwa, bazatege kucecetse, hano ukukimwiringiye. N'umwigisha azabimenya, n'umutoza azabikora, mumenyereze n'ukuri azagutunganirira, n'umucaza azabireka, n'umuhana azagukunda, musengere cyane umwuka azagufasha. N'umwigisha azabimenya, n'umutoza azabikora, mumenyereze n'ukuri azagutunganirira, n'umucaza azabireka, n'umuhana azagukunda, musengere cyane umwuka